hanyuma ndatsa akamodoka numva ikibazo gifite ndakuramo igitambaro barashize ahantu ndongera ndayatsa irazima ndatsa kanyanyanyanyi wapiranga hari umuprofeseri umuzungu aho mu Birigi n'undi n'abirabura babiri umwe umunyarwanda w'umufurera n'undi musore w'umurundi nangira kuvuga ibifaransa birebire nturabona fete tu vois umuzungu ati genda umukiriya imodoka mfiriho mu ishyamba ndashaka imodoka ko yakareka kunsobanura ibifaransa birebire sanga nta mpuhwe z'uyu muzungu nibuka ko mfite Imana mitanshira ikiganza kuri moteri ni Yesu 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 ndayidemariraka yatse Jesse namenye ibibaye barambwa ngo uratsinze ta njya kuvanamo salopeti ngiye kwivanamo wa musore wo murundi umwe mutoya anyiruka inyuma ngo Edmond ntiwimeshe ndahagara 8 nagiye mu Burayi nagiye mu Taliyano kubwiriza ndi kumwe na madamu umwana aragenda adukorera umwana wacu mukuru ajya kudukorera ibijyanye n'iby'indege nyine arakoresha turaza tunyuraho twinjira mu ndege tugeze i Nairobi twicaye mu ndege turabwira ko dutegereje ko binjira basohoka twagomba kunyura mu Birigi hanyuma tugakomeza mu Butaliyano mimubwira ngo Imana ishimwe ko mwageze amahoro mukomeza amahoro ariko mfite inkuru mbi turagushimiye ukuboko kwawe kwiza babonye turagushimiye ubuhamya bafite mu mitima yabo turagushimiye Mana kugira neza kwawe ugiye kubereka no mu myaka ikurikira kuko uri uwo kwizerwa iteka ryose imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kugira neza kwawe niko kwatumye tudashira rwose Rebo Santa ya basikiti rabash Rebo Santa ya babasiki rebo shente rebo bosa Riba basente rebo ya sata karababash Hallelujah 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 Oh hallelujah 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 Oh hallelujah 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 tuguhaye icyubahiro Mana dushize hejuru izina ryawe weheshe icyubahiro mu bantu bawe umugisha ube mu bantu bawe tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu abantu b'Imana bose bavuga ati amen Imana ishimwe cyane murakoze mushumba kuduha ikaze murakoze torero kutwakira abari ahangaha n'abari baradukurikira online n'ikoranabuhanga mwese Imana ibaho umugisha umuryango wanjye urabasuhuza madamu ntiyabashe kuza n'abana bacu bari hanze bose bantumye kubaramutsa n'abakolega abo dukorana i Burundi twahoze tuvugana Senegal bantumye kubasuhuza mwakire intasho zabo njye nitwa Pastor Edmond Kivuye ndi umushumba w'amatorero ya Vivante ahari ku isi yose amatorero arenga 400 udashizemo abavivante banyanyagiye ku isi yose ku migabane yose y'isi abo twabyaje ubutumwa bwiza banyuze mu matorero yacu udashizemo abandi babyajwe ubutumwa bagakorera mu yandi matorero turashimiye ubuntu turashimiye Imana ubuntu yatugiriye abandi n'umuyobozi mukuru wishira hamwe muri Congo nabonye hanga bamwe bararizi ryitwa Ministère du Réveil en Afrique cyangwa African Revival Ministries yakoze imirimo hariya mu misozi turashimiye Imana ibyo ikomeza gukora harabaduherekeje nabonyemo umushumba wa Kuki hari abandi ba Vivante bavuga ko ari buze
ngira ngo muri famille, ngira ngo waguye muri ambuteyage. Karibu sana, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Happy anniversary, isabukuru nziza. Imyaka 6 ni imyaka myiza. Imyaka myiza tuzayivugaho ku cyumweru. Imana ishimwe cyane. Muri ukwezi kwa 5 itariki 5 nakwije imyaka 36 ndi mu murimo w'Imana, nta kindi nkora. Ari ku itariki 5 z'ukwa 5 87 nibwo natangiye gukorana n'uwitwa David Ndaruhutse waguye mu minembwe. Bamwe muramuzi, abandi mwaramwumvise. Yari umushumba wanjye, yari umuyobozi wanjye, yari na marume, yari musaza wa mama. Ajya kurangiza amezi 10 mbere yuko arangiza yitaba Imana, yampaye ikoti rye n'inkoni ngo nkomeze umurimo. Nta kindi dukora, ntabwo byabaye ibihe byoroshye, ariko twabonye Imana. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma ari byiza kwizihiza, kwibuka kugira neza kw'Imana. Buri mwaka niyo waba umwe mujye mushimira Imana. Imana ishimwe cyane. So mwagize neza, reka dushime Imana kubw'uyu murimo mwiza wakozwe. Igiterane mwashizeho, dushimiye abaturutse hirya no hino. Nabumvise, narakurikiye ubutumwa bwa Reverend Dr. Rutayisire nejo bundi nabikurikiye online. Sinabashaye kugera aha ngaha, ariko nabikurikiye aho ntahiye nkafata umwanya. Imana ishimwe kubw'ikoranabuhanga. Haleluya. Ababaye i Burundi barabizi, Imana yangiriye ubuntu gukora kuri televiziyo y'igihugu. Nijye muvuga ubutumwa wa mbere, ngira ngo ni Nagiye wenyine kugeza ubu watangiye kuri televiziyo y'igihugu kubwirizaho. Rimwe njya muri farumasi kugura amata, hari abashyitsi bari baje iwacu bafite uruhinja rukeneye amata. Amata yavaga mu Bubiligi, yabonekaga muri farumasi gusa. Barantelefona mvuye gushingira ku ikanisa, nta mafaranga ngendana kenshi. Nkuko benshi babizi, amafaranga ntabwo ari cyo gisubizo. Amafaranga ni abakozi beza. Haleluya. Ntihakagire ikintu kikubuza gukora ngo nuko nta mafaranga. Wowe jya ugenda ukora, amafaranga aragusangayo. Ntabwo mushaka kubyemera, kuko yaratumugaje. Turavuga ngo reka tubanze tuyegeranye hanyuma tubone gukora. Oya, Yesu yaravuze ngo ntawe ukeza abami babiri. So reka dukeze Imana, amafaranga nayo dukeze. Abavuze amen, Imana ibahe umugisha. Abakiriho baravyihweza nk'abarundi, Imana ibahe umugisha namwe. Abarundi n'abantu bihweza ibintu byose, ukabivuga akabanza akabyumva akavyihweza, yagera mu rugo agahita ngo hasha ujya mugabo yabivuze n'ukuri byari byo. Ndabinginze niwumva ijambo ari irya uvuge amen. Afite ubuhamya bwinshi ntararangiza gusa n'ubwo bwa televiziyo. Ndibuka ijambo amen nagiye ndivuga henshi, njya ndisaba amen, ndarisaba cyane kuko amen ni kashe kuko Imana ibigukoreye. Amen. Ntabwo ari ukwikiriza ko abarokore, ntabwo ari ugushyushya intebe ko mu gite. Oya, amen ni izina rya Kristo ubwe. Mu byahishe Yohana aravuga ngo uvuga ayo magambo uwiyita amen. Haleluya. Uwo ni Yesu, ni uvuga ayo magambo mu byahishe Yohana. Ntabwo ari abamwita amen, ni wowe wiyita amen. Ni mu byahishe Yohana ngira ngo 3:19 nimba ntibeshya aho ngaho. Imana ishimwe. Uhabona dusomere. Muri 92 twari mu Bwongereza ku ishuri rya Bibiliya. Madamu ararwara, tugiye kureba umuganga atubwira ngo agomba kuba arwaye bakita ute vesicule biliaire, bakita ute mu Kinyarwanda, agasaho k'indurwe. Indurwe. Hanyuma aratubwira ngo 90% agomba kubagwa. Ndamwinginga ntinyemera mujyane mu giterane ndebe icyo Imana ikora. Yari umudokiteri umuzungu murokore,
Amwe ngo ugenda ariko mwitonde. Tugeze mu giterane haguruka umukozi w'Imana ukorera mu mpano bita ijambo ryo kumenya, parole de connaissance. Bamwe bakunda kuyitiranya n'ubuhanuzi. Ijambo ryo kumenya rikora nk'ubuhanuzi ariko ntabwo ari ubuhanuzi. Avuga ngo hano hari umumama kwa muganga bamubwiye ngo arwaye agasaho k'indurwe, ngo kandi 90% agomba kubagwa. Uwo mama Imana yamukijije. Amen. Ntabwo yari mu giterane, yari yagiye kuruhuka n'umwana wacu mukuru. Umwana wacu mukuru afite imyaka 33, mutoya afite 29, nanjye afite 30. Haleluya. Imana yampaye itoto. Haleluya. Madamu tumara imyaka 34 twubatse. Hanyuma aruhutse n'uwo mwana, ndamubwira nti hari ikintu umva iso minota nka 15-20 ishize atishwida. Ntacyo. Wa mukozi w'Imana twari duheretse gusoma agatabo uwo mukozi w'Imana yanditse yaraturutse Amerika, ibitangaza Imana mukoresheje. Ukuntu yigeze kujya Kinshasa ari mu giterane avuga ngo hano hari umupapa uje gusenga asize umwana we muri morgue mu buruhukiro, nasubire umwana ni muzima. Yitwa Maheshavda, ni umuhindi wavukiye muri Kenya ariko ubu aba muri Amerika, n'umunyamerika, yakirijwe muri Kenya. Umuntu Imana ikoresha cyane. Hari ubwo yagiye nimba ari mu bice bya za Kasai n'iki, atangiye kubwiriza inkuba ikubita igiti abapfumu bakoreshaga kirasha ku zuba, ku manywa y'ihangu kirasha. Ntibongera gukora imirimo yabo, Imana ibohora abantu benshi. So ndamubwira ni wa mukozi w'Imana twasomye ejo bundi yaje kandi yavuze gutya. Madamu arandeba ahita aravuga ngo amen. Gusa ntabwo yabazwe. Kuva 92 kugeza ubu imyaka 31 irashize, ako kantu ntiyongeye kukarwara. Amen. Ni agafunguzo gatoya gakingura imiryango minini. Niwumva ijambo ryawe uvuge amen. Uri ruhande navuga ngo uransakuriza umbwira uti ni pastor wabimbwiye. Kandi nadashaka kuvuga amen umbwira uti ntiza amen yawe ndaye gusubiza dutashe. Nge nkunda amen cyane. Amen no kuvuga ngo nibyo bibaye bityo, ainsi soit-il. It is so, it is done. Hallelujah. Nimba uri n'umusiramu, abasiramu bavuga ngo amin. Hallelujah. Ni ijambo ridahinduka, nuvuga ngo amina, amen, amen. Imana ishimwe cyane. So njya muri iyo farumasi kugura amata ya wa mwana w'umushitsi wacu, mageze masanga umudamu umusiramu yambaye igitambara muri Ramazani, yitandiye nyine kuri abasiramu bambara. Ndinjira mbona amata, ndamubwira nta amata nangahe, arambwira nti wayampa, ati ariko nta mafaranga mfite, ngo yajyane. Muranzi se ati hari utakuzi wowe unyura kuri televiziyo, ntutinya ko nzakwambura, ati wowe nunyambura ngo isi zaba yashize. Hari kwa gatandatu ndajyana, kwa mbere ngiraho cyangwa kwa kabiri nsubira njya kumwishyura. Ninjiye numva mbwe ngo Yesu ashimwe pastor, Yesu ashimwe. Ndifata nyine nti nashimwe buhoro nyine nkuko bamwe muri muravuga amen zikonjanga. Ntangira gushyuha nanjye rero. Ati mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 2. Haleluya. Imana ishimwe. Ntangira kubyina aho ngaho muri farumasi. Ndamaza ni uzwabikoze. Ati ye ni ninde? Ngo Yesu. Ni none se ko yabigukoreye wakoze iki? Namwakiriye. Pastor ntundewe nambaye gutya narakijijwe. Oh haleluya. Ati ndabyambara gutya kuko papa ni umusiramu, sogokuru ni umusiramu, ndabyambara kuko kwirinda. Ubu bari mu gifungo cyabo, mafungo ya Ramazani, nanjye ndiyiriza ariko nsenga Kristo. Haleluya. Ndabaza nifite Bibiliya nzakuzanire. Ahita arakura ati arahabika amafaranga, akuramo Bibiliya, arayinyereka, arambwira ati hari ikindi utazi, cyo nsengera muri Vivante. Nicara hari inyuma kugira ngo kamera zitambona. Haleluya.
ndashaka gukomeza abantu bo muri media ministry. Imana ibaho umugisha. Ntimuzi imbaraga uwo murimo ukora, ntimuzi aho musanga mu byumba byabo batabasha kuza gusenga, abandi bafite akazi kenshi ariko bakakurikira ubutumwa. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Teme barikiwa sana mzee. Teme yacu cyangwa insanganyamatsiko ni stand as a family crusade, ngo duhagarare nk'umuryango, igiterane duhagaze nk'umuryango. Imana ishimwe cyane. Biboneka mu magambo y'urwandiko rwa mbere rwa Bikorinto ibice 12 umurongo wa 12 kugeza 31, ariko babishizamwe bavuga ngo ubwuzuzanye bw'abagize umubiri wa Kristo nk'urufunguzo rw'impinduka mu murimo w'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka turebe mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 21, aho icyo gice kirangirira. Abefeso ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 21, haranditse ngo hejuru handitse ngo Paulo asabira Abefeso. Pasteur Ben yantumye ngo mbasuhuze, ubwo wampamagaraga twari kumwe nari Nairobi, twaje kwa kabiri, twari tumaze ibyumweru 2 mu iterane ngo yambusana. Wanzaye n'umukobwa we yajyaga bafasha gusemura, nawe yarantumye kubasuhuza cyane. Abefeso 3:14 kugeza kuri 21 handitse ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo. Mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenwa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ngira muvandimwe uti duhagarare nk'umuryango w'abizera. Bivuge mu mbaraga uti duhagarare nk'umuryango w'abizera. Hallelujah. Umuryango niyo gahunda ya mbere Imana yashatse, nicyo cyari ku mutima wayo cya mbere. Umuryango igihe yaremaga, yaremye umugabo, irangije umuremera umugore, iramubwira ngo bagwire, ishaka umuryango kugira ngo byose binyure mu muryango. Uwo muryango wa mbere ugira amakosa, Imana izana uburyo bwo gukosora. Nk'umugabo w'umuhanga nyine, bariya bakora ibi byuma baba bafite ukuntu bazabikosora. Ibi byose mureba, ku batabizi nize ibintu byo gukanika biriya bikamyo bikururana, amakamyo diesel, biriya imashini bitsindagira imihanda, n'utumodoka duto nadukora, n'ibi nabikora electronique, no kubaza no gucura. Mbere yuko njya muri theology ibi nibyo nakoraga. Imana ishimwe cyane. N'Imana nayo ibyo yakoze yashyizeho uburyo bwo gukosora. Alo, ngira ngo ni pili ishize. Alo.
arabakire muri Amerika bitwa ba Adafite ngo ntibajya kubita kuri mikro bavuga ngo 1 million 2 million iyo basusuma mikro. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Imana yahoranye umutima wo kugira umuryango. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, isi iragenda irangirika. Igihe cya Nowa abantu bamaze kwangirika ingezo zabo ngo Imana iricuza icyo yaremeye umwana w'umuntu, irabarimbura ariko isiga umuryango. Haleluya. Isiga Nowa n'umuryango we, bakira ari abantu 8. Uyu munsi turi miliyari zirenga 7 zavuye mu bantu 8. Haleluya. N'inyamaswa igenda ikiza 2 ikigabo n'ikigore kuko ari ifite umugambi w'umuryango. Imana ishimwe cyane. Ibyo birakomeza. Imana ihagurutsa Aburahamu iramubwira ngo va mu nzu ya so, uve mu gihugu cyawe, uve mu muryango wawe, ujya ahantu nzakwereka, nzaguha umugisha, nguhindura umugisha, kandi muri wowe niyo imiryango yose yo mu isi izabonera umugisha. Apana amahanga yose, apana ibihugu byose, oya, imiryango yose izabonera umugisha. Oh haleluya. Ngiro mvandimwe uti uri umugisha, uri umugisha, uri umugisha. Karibu sana Pastor Julien, shimye kubona. Haleluya. Imana irakomeza gahunda y'umuryango, irakomeza. Yesu nawaje niyaza avuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Jehova Uwiteka, oya, ngo nimusenga muvuge muti Papa. Oh haleluya. Data. Haleluya. Paulo arakomeza atandashima Imana. Oh haleluya. Data wa twese, uw'imiryango yose yitirwa mu isi no mu ijuru. Oh mbwira umuvandimwe uti duhagare nk'umuryango w'abizera. Paulo yandikira Abagalatiya mu bice 6:10 ngo mubonye akaryo mugire bose neza, ariko nimugera ku nzu y'abizera mugire neza cyane. Oh haleluya. Mugire bose neza cyane cyane ab'inzu y'abizera. Reka ndi abari mu nzu y'abizera, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Imana mu muryango wayo nta kindi yari igamije gusa kubona umuryango wizera. Aburahamu ngo arizera, ibyo ibimuwaraho nko gukiranuka. Paulo yandikira Abaroma mu bice 4 ngo ibyo ntibyandikiwe wowe wenyine, ngo ariko byandikiwe natwe abo mu rubyaro rwe, abizeye Kristo ko yazutse. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Uyu muryango Imana irashaka umuryango w'abizera. Ndashaka kuvuga ku kwizera. Mvuze ku mubiri wa Kristo navuga byinshi, ariko munyemera mvuge kwizera kuko ni rwo rufunguzo. Hano bavuze ngo urufunguzo rw'impinduka. Mushobora kugirana ubwuzuzanye mudafite kwizera, ntacyo byamara. Kwizera, reka mbabwire, iyi mikro ntabwo ari ikenewe. Ikenewe ni umuvugabutumwa. Mwari mutegereje umuvugabutumwa, ariko ntafite mikro ntabwo mwanyumva. Amazi bavuga ko ari ubuzima, ariko turabizi muri iki gihe cy'imvura nyinshi hari amatiyo yagiye acika henshi, amazi ntatugere. Igifite umumaro n'amazi, ariko kugira ngo akugereho hari itiyo. Haleluya. Ntabwo itiyo ariyo izuru wapfuye uhembuka, oya, amazi ntiyahembura umuntu, ariko kugira ngo amugereho hagomba itiyo. Bibiliya ivuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Yesu aravuga muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane nirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo ugira gute? Umwizera. Haleluya. Nta kindi. Mu Baheburayo 11
rimwe haravuga ngo kwizera niko kwatumye abakera Imana ibahamiriza. Oh haleluya, kuko bari bagufite. Iri torero ryatangiye mu kwizera, ndabyizeye muzakomeze mu kwizera. Nagira ubuntu bwo gukorana n'umugabo ufite kwizera. Yapfuye afite imyaka 42 gusa, yari mutoya ariko amaze kunyiganyiza aka karere ka Grand Lac. Yarizeraga agakora, yakoze imirimo myinshi mu kanya gato. Nubwo wakwibagirwa ibindi byose mbabwiye, ntuzibagirwe kwizera. Paulo aravuga abwira Timoteyo ati ndabyumva ko bishize, ndumva ubuzima bwanjye busa n'uriho burasukwa ku gicaniro, ndumva ko biheze, ndumva ko birangiye, ndumva ko akuka kagiye kumvamo, ariko nzo nizeye, haleluya, nzi ko abasha kubika neza, kurinda neza ikibitsanya. Aramubwira ati narwanye intambara nzi, ndumva ndangije urugendo. Hari ibyaguye mu nyanja, hari ibyasigaye muri gereza, hari aho nakubiswe ariko nasigamye kwizera. Haleluya, niyo mpamvu mwana wanjye Timoteyo mwinginga urwane intambara nziza yo kwizera. Apana intambara y'amadini, intambara yo kwizera. Ntacyo twavugana na Christophe ntamuzi atari kwizera. Duhuje kwizera. Nimba wizera Yesu, nkaba mwizera uri umuvandimwe wanjye. That's all. Ibindi byose abantu bapanga ngo tugire komite y'ubumwe bw'amatorero ntibifata. Kwizera, haleluya, kwizera kuzatuma umuryango wawe ukomeza hamwe. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ahesha umugisha Isaka. Kwizera niko kwatumye atanga ituro ngo atangira na Lewi akiri mu rurarwe. Haleluya, ngo kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo umugisha. Kwizera niko kwatumye Yakobo ahesha umugisha abana be ngo ababwire ibizababaho. Kwizera niko kwatumye Yosefu avuga ngo muzataha, nimutaha nimuzasiga amagufa yanjye. Haleluya, haleluya. Yesu yavuze ku kwizera inshuro nyinshi, yabwiye abigishwa be kwizera, kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Uyegera wese akwiye kwizera ko iriho kandi igororera abayishaka. Haleluya. Iyo kwizera kwabuze, umuryango urimo Kristo ubura amahoro. Murabyibuka muri Luka ibice 10 umurongo wa 38, mujye mwandika umurongo wa 38 kugeza kuri 42. Yesu ajya mu muryango umwe yakundaga cyane, warimo abakobwa 2 n'umuhungu umwe, uwitwa Lazaro na bashiki be Marita na Mariya. Bakira Yesu. Ntabwo ari nk'ibi byacu twumva ngo Yesu arahangaha, uwepo wa Bwana ulikuwa pale. Twamwumvise oya, yarahicaye bamureba bamukoraho. Haleluya. Anajya kuvuga ngo iyo Yesu ari wawe byose ni haleluya, ni amahoro. Iwabo wa Marita yarahari ariko barareganye. Ko mundeha nkaho ariho mu kibyumva. Bakiriye Yesu, Marita yikubita mu gikoni kabiri, agarutse atariko Yesu. Nawe frema. Uremera umukobwa kwera ikirara bikirumbo, aho umunebwe imbere yawe ubireba, antana akazi yenyine. Ushaka kumbwira ko Yesu ari wawe mudashwana? Imana ishimwe, ntabwo mwebwe mujya mubikora mu rutumarayika. Reka mbwira muri Afghanistan mwebwe bimeze neza. Acha wongo. Haleluya. Marita atangira kurega
muri icyo gice aravuga ngo nuko Marita ahagarikira umutima amazimano. Areze muri umunawe Mariya, Yesu arambwira ngo Marita, Marita, ko wiganyira uyu nguyu yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Haleluya, oh haleluya. Ikica umubiri wa Kristo, ikica ahantu Yesu ari, reka nkibabwire, ni uguhagarika umutima, ni ukutizera. Halo, icyaha kibabaje umubiri wa Kristo kiwuje gukora imirimo bagomba gukora, gitumye haba amacakubiri muri bene data, ni ukutizera. Kuko ni wizera ibyanditse muri iki gitabo byose urabyemera. Halo, mu Baroma 10:17 baravuga ngo kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Muri Bibiliya y'Ikirundi baravuga ngo kwemera. Haleluya. Kwizera ni ukwemera, ni ndiyo bwana. Haleluya. Iyo Imana ivuze ndiyo bwana, mukunde bene data, ndiyo bwana. Yes. Nta bintu byo kuvuga ngo urareba urumva hano mu Rwanda, muri Kongo ntabwo uzi abahariya muri Noro naho muri Side. Iyo avuze ikintu gifata gutyo. Haleluya. Yesu yaravuze ngo muwe nk'abana bato, kuko abana utari nk'umwana muto ntushobora kwakira ubwami bw'Imana. Kwizera niko gutuma wakira ubwami bw'Imana. Kwizera niko gutuma uhaguruka ukagenda ukabwiriza abantu ku muhanda, ukababwira Kristo utabonye ngo atanga amahoro. Halo, kwizera, kwizera, kwizera niko kukwicaje ahangaha. Ariko Satani araza akagushiramo ikintu gatoya gusa, ukwizera kugatakara. Fini, nubwo Yesu yabaye yicaye aho ngaho, utangira kwanga mwene so. Marita atangira kurakarira muri umunawe kubera kutizera, kubera guhagarika umutima. Reka mbabwire, guhagarika umutima ni icyaha. Abantu benshi bacira imanza abandi, barara mu bubare, barara mu bamaraya, bagira iki. Ariko dufite abanyabyaha buzuye mu isengero. Kuko nimba Yesu avuze ngo ntugahagarike umutima ukawuhagarika, ubukoze iki? Ubukoze iki? Nta bindi. Icyaha Yakobo aravuga, ngira ngo ni muri Yakobo 4:17, ngo icyaha ni ukumeza icyiza ntugikore. Iyo unyuze kuri ibi byuma bifata ku muhanda ukarenza ahanse 60, kigira gute? Kiragufotora. Ntabwo kireba ngo urakijijwe, uri umwana mwiza, uri umunyarwanda w'inyangamuga. Kiragufotora. Niba ngiye niko imeze. Yavuga ngo ntimuhagarike imitima, ukawuhagarika biba bishize. Benshi batangiye kurwara amayistoma, abandi bakarwara imitima, abandi abadayimoni akabonye imiryango binjiramo. Maze imyaka 37 nkora deliverance. Kimwe mu bintu njya numva kigaruka ni uguhagarika umutima. Umuntu akijijwe yuzuye imbaraga z'Umwuka Wera, wahagarika umutima ukawukinguye umuryango. Abantu bakibaza ni gute umuntu akijijwe aterwa n'abadayimoni. Ni wowe bakingurira. Imana itubabarire. Paulo arabivuga, ngira ngo ni mu Bakorinto, ubwo yavuga ku bintu bijyanye no kudacira imanza abandi, gusuzugura abandi ku byo barya, ngo nimba ukunda inyama mwene so atazirya uzireke kubera mwene so. Ngo icyo ukora ugikore mu kwizera, kuko ikitavuye mu kwizera cyose ni iki? Uwo murongo ntawo muzi, ntabwo muwuzi. Ndio ndababwira ibitanditswe muri Bibiliya biranditse. Nese ko mutansubiza? Ndavuga ururimi mutumva. Nese ko mudasubiza? Bwana asifiwe. Cyangwa mwatsinzwe. Aha, sorry, ubona avugiye ibintu ambabarira. Hari ahantu iri i Burundi abantu bajyaga barya abantu ibintu bitwa bananga yivuza n'iki.
rero umuntu umwe ariho arabwiriza abuza abantu kurya abantu, umwe aramubwira ati ariko kuvuga undeba ni jye nyine mbarya aba ngaba ntitubasangira. Ndatinya ko bamwe muza kumbwira gutya. Haleluya. Amen. Ngira mva nti hamana kwizera Imana, gumana ukwizera. Haleluya. 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 Oh haleluya. Atukuzwe. Oh haleluya. Haleluya. Paulo aravuga ngo impano yawe uyikore nk'uko kwizera kwawe kungana. Yes. As the measure of faith given to you. Umwe wese afite urugezo rwo kwizera hawe. Harabigishwa begereye Yesu bamubwira ngo twongere kwizera. Yababwiye gute? Yababwiye gute abibuka uwo murongo? Yababwiye ngo ntacyo ntabwo tubafungira amasakaramentu nakosa nta kibazo. Yabasubije gute? Niko yababwiye. Urakoze sana. Haleluya. Barambwiye ngo twongere kwizera. Yesu yababwiye ngo mbabwire mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi. Ntabwo yababwiye ngo data bongere kwizera. Amina. Ntabwo yabahumekeye ngo akira kwizera. Yavuze ngo nubwo ufite akangana ubusa, ni bande bamaze kubona akabuto ka sinapi? Ni akantu gatoya inyuma y'akariya akantu k'isukari gatoya. Rugo marehemu David yabuzanye avuye i Yerusalemu bwa mbere, twaje kujyayo nyuma twebwe, ariko bwa mbere abuzanye kugira ngo tubone bwari ku rupapuro rwo mu ikaye rw'umweru. Ari atwereka sinzi umusaza umwe yegereye ngo aburebe, murabiza abazehe ahumeka gutya waburagiye. Ni akantu kangana gatoya cyane kuri uyu mutwe w'ikaramu, aho najomba ahangaha ntabwo wanabibona. Akantu gato aravuga ngo nugira kangana gutyo ushobora kubwira uyu musozi ukimuka ukagenda. Halo. Yesu arabesha? Nimba atabesha kuki se tutimura iyo misozi? Ikibazo turifuza ukwizera kungana n'imisozi kugira ngo tuvaneho ibibazo bingana n'akabuto ka sinapi. Benshi turasengera imisozi. Mana uyu musozi nuveho. Yesu yavuze ngo nugira kwizera uzagira gute? Uzawusengera. Uzawubwira. Uzawubwira. Mbwira wumva nti umusozi ufite amatwi. Uwo musozi uri imbere ufite amatwi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko reka mbabwire igipimo cy'ukwizera ufite uko kingana. Hagira uturira muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Muriho murafashwa? Petero wa kabiri. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo. Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo. N'intumwa ye. N'intumwa ye. Ntimuze kumushidikanya mwibwira ngo n'uwari wese. Uyu ni intumwa, ni apotre Pierre. Ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza. Amen. Ni umurongo wa mbere gusa. Urakoze. Ni bande bandikiwe? Ni bande bandikiwe? Twebwe itorero. Is it too deep? Indo atavuga biraremereye cyane. Ni bande Petero yandikiye? Twebwe. Imana ishimwe. Yanditse avuga gute? Ngo ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi. Kw'igiciro kwinshi kungana guhwanye n'ukwacu. Guhwanye n'ukwacu. Muri we Kirundi avuga ngo twagabanye kwizera kw'akabura rugero. Nta gipimo, nta munzani wabona upima ukwizera wowe wahawe. Haleluya. Amen. Oh haleluya. Ntibivuga ngo igihe Imana yahaga ziriya ntumwa ukwizera yavuze ngo wowe Petero akira ukwizera kungana gutya. Nawe Edmond kuko waje nyuma akira kwizera kungana gutya. Oya, igihe abagaburaga uko yahaye Petero akahagurutsa ibirema agakiza abantu, igicucu cye kigakiza abantu, akazura Dorcas, niko nawe wahawe.
Oh, nundi murabyemera utavuze amen sinkomeza. Haleluya. Ngira umva nti twahawe kwizera kw'igiciro cyinshi. Oh haleluya. Hallelujah. Oh haleluya. Hallelujah. Ngira umva nti ufite kwizera. Itandukaniro ryabo bikunda naho bidakunda ni ukugukoresha gusa. Bamwe barapima bagakora, abandi bakaguma basenga ngo biraza gukunda. Haguruka ubikoresha. Ndavuze ngo haguruka ubikoresha. Oh haleluya. Hallelujah. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwizera niko Imana irashaka mu mubiri wa Kristo. Nimujyane kwizera. Ninzanga nkabwira vivante ntacyo bamarira. Ariko ninkubwira kwizera, ntabwo yadutumye guhindura abantu abayoboke. Yadutumye guhindura abantu abizera. Abizera. Paulo yandikira abizera. Ijambo abakristo ni ikintu babise, abanyamahanga babise, nimba ari Antiokia ngo nibwo batangiye kubita abakristo, babitaga abakristo. Ariko twitwa abizera. Oh hallelujah. Believers, les croyants. Waamini. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Iyo uhuye n'uwizera mu Bushinwa avuga utuntu twe akavuga haleluya uruzuzwa. Umwana wacu umwe hari umwana w'umubyara wanjye twareze, n'umwana wacu kuva afite amezi 2 ubu n'umudokiteri ahangaha muri RBC yize China. Twagiye mu 2017 graduatinga abona diplome, hanyuma ku cyumweru tujya gusanga arayobora worship mu ishure, mu iteraniro ry'abanyeshuri. Ndamureba nkumvamo Yesu, nkumvamo haleluya. Ndakareba nkabona abantu bararira, abantu ariko Yesu uri umugabo. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zo kwizera. Mureke kujyana amadini, mureke kujyana ibintu. Ikibazo umubiri wa Kristo ufite ni imyizerere twakire, ntitwakira kwizera. Twakira amadoktrine. Doktrine ziragufasha yego, ariko hari ubwo zikara zikica kwizera. Ndibuka umuntu umwe yaje abwira David dutangira imirimo, amubwira ati David wajya uvuga urukundo rw'Imana gusa abantu bagakizwa, ukarekeranga ukareka kuvuga ibyo bintu by'ibitangaza. David ndaruhutse aramureba ati gihe hari icyo ngutwaye, komeza uvuga urukundo rw'Imana abantu bihane nta kibazo, nanjye undeke mvuga ibitangaza. Bazadusuzume mu myaka 10 uzaba uri ahangaha nanjye ngeze iriya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Umubiri wa Kristo rero baratinya bakaduseka, tukavuga amagambo ariko ntibabone imirimo. Natwe ubwacu rero kubera umwe akoreshwa undi adakoreshwa, tugatanya kubita amazina. Imana ibikurinde mushumba, nge nayibayemo. Imana yangira ubuntu kugira itorero rinini rigakura mu buryo bw'itangaza, abantu bakabohoka. Baturiye afite inzoka asenga saa 9 y'ijoro mu Itanganyika, kuko ntabwo bizera icyo ijambo rivuga. Unyizera imirimo jyewe nkora azayikora, ndetse azakora niyiruta. Haleluya. Ndibuka haje umukozi w'Imana witwa Kakobe, Bishop Kakobe avuye Tanzania, arazi Burundi. Ntabwo ari gihe wari wamutumiye, andi matorero yari yamutumiye. Hanyuma baramenyereye kwakira ibiterane by'abazungu bazana budget y'agafaranga, agakashi gatubuye. Hanyuma gatubutse harya sinzi ngo hariho gutu, numvise harimo gutubura kwa fraude no gutubuka ko kugwira. Amaterme y'abajene y'ubu ntiyoroshye. Hanyuma aravuga ati genzanye ijambo ry'Imana, namwe nimutegura igiterane. Barareba nasanga wapi, bamenyereye budget
ntacyo ari bukora. Ati umuntu tuzi ujya ukora ibiterane, reka tujye kureba Edmond. Ati n'itorero rye ni igiterane buri dimanche, ko ni ibihumbi biterana buri dimanche. Baraza ariko abenshi muri bo bari barangiriye nabi, baramfungishije, abandi barandeze muri leta, abandi barakoze ibiki. Umwe akaza tukicana tukaganira amasaha 5 agasanga yampoye ubusa, undi amasaha 7 agasanga yarandenganije, undi amasaha 4, amasaha 3 turicarana turaganira. Turangije nemera kuba chairman w'igiterane. Bampa bije bari bafite, ni bije y'amadolari 30,000, ubwo ni nk'amamiliyoni arenga 30 y'amanyarwanda. Ndareba ndebye nsanga impamba y'umukozi w'Imana banditseho amadolari nimba ari 300. Ntabwo ni uriya mukozi w'Imana ufite itorero ry'abantu 1000 muramuha 300, ntabwo yishura n'itike yo kuva Dar es Salaam. Bati se tumuhangahe? Ni nibura mu muhi 3,000 by'amadolari. Pastor, niturabona na publicité, niturabona na podium, ayo nga turavana. Ndabana ibi byose mwanditse nta na kimwe kiri muri Bibiliya. Ikiri muri Bibiliya ni uguherekeza umukozi w'Imana cyonyine. Hello. Munyumve neza, ntabwo naje gusaba ko mpa impamba kabisa. Please, ndabwira Bibiliya, ngendera kuri Bibiliya. Icyo ntabonye muri Bibiliya ntigikora. Ndabwira nti Paulo yanditse muri Tito ngo mubaherekeze neza. Haleluya. Yarabitegetse, ni instruction apostolique. Haleluya. Tujya impaka baramwa ngo basi wowe uzashake ko yafite ntimubindekere. Petit problème, ubwo ijambo ribyemeye ntabwo rizasubira ridakoze icyo ryemeye. Dukora igiterane kirarangira. Umunsi wa nyuma mpagaze mu rusengero mbwira itorero n'itorero ni igiterane cyakozwe n'impuzamatorero n'iki, ariko ahanini twe turi imbere mugira icyo mukoze. Ntabwo nabwiye twemeye umukozi mashwida. Abadiyakoni bamaze kubara barambwira ngo hari umuntu wajugunyemo agapapuro kavuga ngo azatanga 3,000 by'amadolari. Haleluya. Turagenda tujya kurangiza igiterane kuri stade. Uwo muntu yari yaje nyuma tubonaniye ahantu, afata ibahasha 3,000 arayampa, nyaha mu manager wa Kakobe nawe yahereza bishop. Ba pastori barabyumva, barampamagara ati cara hano. Twajya twakira abazungu tutazi amafaranga bayavanye. Wowe twarakubonye, twabonye ukuntu ukora, turashaka tuganiriza. Haleluya. Mbaganiriza ijambo ryo kwizera. Hamanuka imbaraga, hamanuka imbaraga aho ngaho. Ndabwira n'ikibazo cy'umubiri wa Kristo ni ukutizera. Yiba twizera twanakunda, nako Bibiliya iravuga ngo mukunde bene data. Niyo tiyo ya byose, byose ushaka bitira mu kwizera. Imana yakunze abari mu isi kugira ngo ugira gute? Ukundana, usenga cyane, ukijijwe kurusha abandi, utanga amaturo kurusha abandi, ugira gute? Iyo umwizeye ukora ibyo avuga byose. Niyo tiyo nyamukuru. Halo. Halo. Iyo kwizera kuvuye dushakishaho utuntu dushyiraho, tugashaka utuntu dushyiraho two kwifashisha. Gumana kwizera. Ndavuze ngo hamana kwizera, hamana kwizera. Nagiye kuza umwana umwe arantelefona arambwira ngo pastor, ngo numvise amakuru yawe ukuntu wagiye muri Itali. Ni n'ubwa mbere ubyumva? Ati kubwo buhamya nabutanze hirya no hino, ndabugusubiramo namwe mbasubiremo nubwo mwarabwumvise. Jya mbwira abantu ni ibyo Matayo yavuze Mariko yabisubiyemo na Luka abisubiramo na Yohana abisubiramo. Rero ntimurambirwe. Ndizera ko hagira umuntu uba inspired ahangaha. Hari umuntu uri bukorweho nawe akizera, kuko nanjye narizeye ko nigiye ku bandi. Kwizera kurandura no kutizera kurandura. Abagabo bagiye gutata igihugu baraza banduza abandi kutizera, barimbukira mu butayu. Imana idufashe. Imana ntireba ngo urabyemera cyangwa ntubyemera, nubyemera gusa irajyana nawe. Yinjiranye na babiri, abasigaye barimbukiye mu butayu. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana.
ndavuze ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Abwira Yayiro aremerewe amaze kumbwira ngo umwana arapfuye, arambwira ngo witinya izere gusa. Umuntu umwe arambajije kuri televiziyo muri Amerika arambwira ati wabwirije butumwa henshi, wakomeje abantu, nk'ubu urangije ugiye gupfa usigaje akuka gato wabwira iki abantu? Nabwira nti witinya izere gusa. Haleluya. Naratekereje ukuntu Yesu areba umuntu wapfishije umwana akamubwira iryo jambo, usanga niryo ryonyine rishobora kuzura uwapfuye. Witinya wizere gusa. Nkomero umuvandimwe uti witinya izere gusa. Muri 2008 nagiye mu Burayi, nagiye mu Taliyano kubwiriza ndi kumwe na madamu. Umwana aragenda adukorera, umwana wacu mukuru ajya kudukorera ibijyanye n'iby'indege nyine arakoresha. Turaza tunyuraho twinjira mu ndege, tugeze i Nairobi twicaye mu ndege turabwira ko dutegereje ko binjira basohoka. Twagomba kunyura mu Bubiligi hanyuma tugakomeza mu Butaliyano. Mimubwiye hamwe ngo Imana ishimwe ko mwageze amahoro, mukomeza amahoro, ariko mfite inkuru mbi. Ati passport zanyu nijye uzifite. What? Ati passport yawe na mami nijye nyifite. Twari dufite izo bita passport diplomatique, ibitabo by'icyubahiro. Rero ntabwo unyura aho abandi banyura. We yaragendaga akadukorera byose agakubitishamo na kashe akazituzanira. Rero yagumije yicanye natwe mu cyumba cy'icyubahiro aho ngaho, agumana passport turagenda. Ubundi iyo kwinjira mu ndege hari abantu bakubaza turebe passport. Iyo ndege itangira kuza yitwa SN Brussels. Twe ntibatubaza ko atuza passport urugendo rwiza. Tugenda gutyo nta passport. Arabitubwira turarebana na madamu. Ntacyo duhindura, ntituva mu ndege ngo twinjire muri Kenya nta passport. Turiryamira turasinzira. Tugenda tujya i Burayi nta passport. Tugezeyo tubona umuzungu w'umupolisi turamwegera ati twe tuvuye i Burundi, bari batubwiye ngo twiyereke polisi. Ni mwebwe le fameux couple ivuga mu Gifaransa. Ni mwebwe wa mugabo n'umugore batubwiye munkurikire. Turamukurikira nyine nk'intama, ntituzi iyo tujya. Tuyosanga dutegura icyumba cy'icyubahiro, twicayeho harimo ibyayi, harimo imigati. Ubwo umwana akomeje telefona hirya no hino. Ambasade y'u Burundi yohereza umuntu kudufasha ku kibuga cy'indege, afite ubwoba. Ahageze asanga turi muri icyo cyumba cyiza, turamubaza ushaka kafe, ushaka shokora. Aratureba ati nimwe muri murampa icyo kunywa. Ati n'ufite passport irimo visa ya fake hariya niho bamufungira. Mwebwe nta na passport mufite, muranywa ibyayi. Urumva arubwo uba mu Kwizera cyane ukibera nk'umwana. Yani ko nahisemo kubaho, ntunjyane mu bintu birebire. Haleluya. Abaje none hakari umwese. Mu Kirundi bavuga ngo umushitsi wa mbere yakira abo hanyuma. Aba ni abaturutse ni delegation nini. Azafa abaririmbye. Karibu bene data. Haleluya. Turi kumwe. Twicaye aho ngaho ubwo twageze saa 9 mu gitondo. Umuzungu atangira kumbwira ati rero saa 3 ya nijoro turafunga aha ngaha. Abizo abanyafurika ntubagora, ibyejo bibarabeje. Urambwira ibya saa 3 y'ijoro tukiri saa 9 mu gitondo. Ati ni kuko babikingira kugira ngo nibiza kuba atabikubwiye ahanwe. Ye abikubwiye rero nta hanwa. Nabwo nti so ni kiye kibazo nimufunga saa 3 murahita murara hariya muri koridoro. None nta kibazo. Twicaraho umuzungu aguma ducunze atureba, wajya no muri toilette akakugumizaho ijisho. Hanyuma ndamwegera mu masaa 9. Ndamwegera namwe nteko wajya kudusabira visa tukinjira i Buruseli tukaruhuka. Arandeba ati nta kikuranga ufite, ndagusabira visa ku keki yiheranga muntu iki. Arabanza aranyereka ati wa musore urareba imisatsi yanjye. Ndi umusaza ntibishoboka. Ntabwo mu Gifaransa ntiya pas de règle sans exception, ntigenda upime. Nta abanyarwanda bavuga ngo nta wima umwima hari. Genda upime.
arongera ambwira ati ntibishoboka, atari se ufite ikikuranga nanabarizaho ni cyane mva nayiranga muntu y'u Burundi. Irangamuntu y'u Burundi rero yose yanditse mu Kirundi, ise nyina izina umusore ahaba niki. Kuri kashe niho nyine handitse Republique du Burundi, arayireba abona igifaransa abona ifoto, arayijyana iyanjye n'iya madamu, aragenda saa 9 agaruka saa 10 anzaniye visa ku mpapuro zo mu ikaye, yatukuye yashize. Arambwira ati je no marongera turareba imisatsi yanjye, ibintu ntibirabaho. Namwe ntangira kumubwiriza ndi umukozi w'Imana, nemera ibitangaza. Arambwira ngo okay kugira ngo ntakomeza kumubwiriza ariruka arigendera. Wa mupapa bohereje muri embassy yo muri ambassade mbona amarira mu maso. Arambwira ati menye ko muri abakozi b'Imana, ibintu ntibishoboka. Aratujyana turara mu hoteli mu gitondo, bazana passport yacu banyuje ku ndege iturutse i Kigali, baraduha dukomeza mu Butaliyani tujya kubwiriza. Haleluya. Ni mwizera mugatuza muratangara. Ikibazo duhagaritse umutima turibaza ko undi ari utubuje kubaho, undi ari atumaze abakristo. Wabyaye bangahe? Ababaye i Bujumbura basenge muri vante barabizi, abantu baraza bakayora abantu ngo Pastor Edmond ntabajyaho imirimo, ngo ntabajya asengera, ngwino twe tubaha akazi. Bakayora 20 hakaza 200, bagatwara 10 hakaza 1000. Itorero kaguma rikura imetero 100 ni nka tere ya football. Abantu baguma bisuka, abandi bagasohoka akajya gutangira itorero, bakaza bakayora hakongera hakuzura abantu bagahagarara. Tuza izero waguhamagaye. Haleluya. Nimugumana kwizera nta muntu uzanga, nugumana kwizera nta muntu uzagukanga, kuko nta muntu ukugize. Ufite Imana wizera. Iyo ntizera ibibazo nanyuzemo hariya. Arubwo bamfunze bafashe video yanjye mbwiriza ku by'umwuka, bavanaho iby'umwuka bavuga ngo ndategura milisi mu gihugu kiriho kiranyura mu ntambara. Ndafungwa babijyanye kwa perezida, ndafungurwa mfunguwe, hiyongera abantu 700 ku itorero. Bandukira ku televiziyo mu Giswahili, mu Cyongereza, mu Kirundi, mu Gifaransa. Bakampamagara umukuru wa televiziyo ngo ngwino usubize. Ntoya na databuja ntigeze asubiza. Ngo shobuja ninde? Nti ni Yesu. Ni ubwa mbere muzambona kuri televiziyo, ubwa mbere muzanyumva kuri radio, nzabambwiriza ubutumwa bwiza. Imana irabinkorera mu myaka 4 yakurikiyeho, njya kuri televiziyo kuva 2005 kugeza none turacyari kuri televiziyo y'igihugu. Baranyuze muri Kurarema bakavuga ibi bakagira ariko ubutumwa buguma buvugwa. Izera Imana, izera Imana. Oh, izera Imana umwana waziga, izera Imana umugabo wazakizwa, izera Imana. Reka mbabaze ni bande bafite momo hanga? Momo nabyo murinda kubitekerezaho kabisa. Birahanitse cyane kugira ngo umenye cyari cyo momo. Ni bande batazi cyari cyo momo? Twese turabizi. Ni bande bafite momo? Use nawe nshaka kubaha amafaranga mwanze kumanika amaboko. Hari n'abamanika bagize gutya. Ndase ni bande bafite momo? Okay. Ni hafi twese cyane twese. Hello. Ako kantu kangana gutya ugenda ukabika amafaranga yawe. Ntabwo bajya bayiba. Ntabwo hajya abantu bateka imitwe bakayiba. Nese kuki utareka kuyashiraho? Kuko mubyizeye. Kuki mutizera wa wundi utiba utabesha? Haleluya. Muri Aburahamu yashakaga uwizera gusa. Haleluya. Uwizera gusa. Ikintu cyantangaje ni ukubona Rahabu maraya yizera Imana agahita ajya kuri list imwe na sogokuru kwizera Aburahamu. Izi mbaraga sinzumva. Niwizera Imana irakwimura. Niwizera uwari ingumba aritwa nyina abahungu barindwi. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana.
ngiki cy'Imana ishaka mu mubiri wayo. Kwizera. Kwizera. Oh haleluya. Kwizera. Abashakanye nta kintu gituma ugenda ukabana n'umuntu mu cyumba ukaryama ugasinzira ntibikaye ko ashobora kujomba umuco. Ni bangahe muvugisha ukuri? Ni bangahe mbere ko wicara kuri iyo ntebe wabanje gusenga? Mana ndakwinginze iyi ntebe imfate, ndabizi ko intebe za plastike zijya zigusha abantu. Mana iyi ntebe imfate, Mana ndakwinginze n'ejo bundi numvise uwo yakubise hasi mu bukwe. Ni bangahe waje ukubitaho ikibuno gusa, ariko umuntu yakubwira ngo izere biragenda neza, ukabanza imibare miremire. Ni bande ababyeyi barahanga bafite abana bakiri mu ishuri? Ni bangahe mwa babyeyi mwe wagenda ku kazi ukazinduka ku kazi ugakora ukavunika wanze ugakubitana n'umwana w'Inyabugogo acuruza ubunyobwa, wamwe turakora icyangati, papa nabonye ukuntu bikuvuna kubona school fees naje kugufasha, wahita umubwira uti urakagabo pe, ntiwamenye ukuntu wamukubise n'urushyi. Ibyo ngibyo birakureba wowe, kuko urabizi ko bishoboye nubwo bijya bikunanira. Umwana araza akarira ntazi ko mama yabuze rasiyo, mama ndashonje, kuko arizeye ko mama ashobora byose. Ntimuhagarike imitima, mwizere Imana, nanjye munyizere. Agiye kuva muri iyi si yabwiye umubiri we, ntimuhagarike imitima, mwizere Imana, nanjye munyizere. Ibi rero bita bitwinjiza mu mbaraga. Yavuze ngo nkuko za mbaraga zidukoreramo zingana, apana imbaraga tuzahabwa, hari izigukoreramo. Ndavuze ngo hari imbaraga zigukoreramo. Ndavuze ngo hari imbaraga zigukoreramo. Hari imbaraga zigukoreramo. Oh haleluya. Hari imbaraga zigukoreramo. Hari ubwo bagiye kundega umukuru w'igihugu, umuntu araza arampamagara, ubwo kandi umukuru w'igihugu yaraherutse kuza gusengera iwacu. Arandika ibintu nyine abo muri politike ntibajya mu bintu by'amasantima ngo nuko yaje kuhasengera. Barampamagara basanga ku biro, umugore arinjira n'igitabo, iki kintu urakizi? Ntoya. Nta kopi baguhaye? Ntoya. Subiza ibyo tukubajije. Ndasubiza ikibazo cya mbere, ndasubije icya kabiri, ngiye gusubiza icya kabiri numva ni birebire, fata ku munwa n'Imana ntabara. Aho kanya numva akantu kanjombye ku rutugu rw'ibumoso. Nabaza nti madamu mumbabare mbabaza ikibazo kinyuranye n'ibyo murimo kumbaza. Hari ikibazo ufite ku rutugu rw'ibumoso? Mbona amarira mu maso ngo maze amajoro 5 ntasinzira. Ndanywa imiti ndatinya y'uburibwe, ndatinya ko yapfumura igifu. Mwanyemera nkabasengera, mushiraho ibiganza, imbaraga z'Imana ziramukiza. Arahaguruka aravuga ngo ndagiye kukuvugira kwa nyene icubahiro, kwa nyakubahwa. Agira raporo nziza, aranakizwa, ahitaza no mu itorero ryacu. Hagarika ibintu birebire byo kugenda urwana n'abantu. Izere. Reka gushakisha gukundwa, uteranya bariya, usebya bariya. Izere. Oh haleluya. Izere. Oh haleluya. Kwizera ngo niko kwatumye abagore basubizwa babo bari bapfuye. Muri 2003 numvise ubuhamya bw'umumama wapfushije umugabo w'umupastori mu bihe bya Noheli. Umugabo ashira agafanta famiye, abashira ihene n'ibindi bazarya kuri Noheli muri Nigeria. Agaruka agira impanuka itarapfa, apfuye baramuzana bamushyira muri morgue mu buruhukiro. Umugore araririra Imana avuga ati Imana, umwaka utangira ntabwo ari iri jambo wampaye, mu byo gupfakara ntabwo iri sezerano ntirimo. Amaze gusenga, sinzi ukuntu yayo wasoma mu Baheburayo 11 abona handi ngo abagore basubijwe abo bari bapfuye. Arihagararaho, agize gutya yumva ngo hari igiterane mu mujyi, haje umukozi w'Imana witwa Bonke. Baziyari aragenda abwira Sebuka ati mwanyemera nkajyana umurambo mu giterane. Sebuka aremera kugira ngo atiteranye n'umukazana. Umurambo bawushira muri ambulance barawujyana.
bawinjiza mu giterane, ariko urwo rusengero rwari rufite cave basement, binjiza umurambo munsi. Bonka arabwiriza umurambo urazuka, umugabo arazuka. Biri kuri YouTube, ubwo buhamya burahari. Haleluya. Kristo akeneye abantu akorana nabo, akeneye kwizera. Yarabajije muri Luka 18 ngo umupfakazi, ngira ngo n'umupfakazi, ngo yagiye ku mucamanza ugira gute, utubaha Imana, ngo aramusaba aramubwira ngo murabyibuka uko yayivuze, ngo namwe mukomeze gusenga. Ariko arangiza avuga ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi? Ntabwo aje ashaka idini, oya. Ntabwo azashaka za Calvary na Vivante n'andi, oya. Nagaruka mu isi azasanga kwizera. Oh haleluya. Arashaka uzi waba asanga amuteguriye tapi y'ukwizera. Oh haleluya. Oh haleluya. Mwabajane mwizera Imana. Nababwiye nize imyuga agiye mbere ko njya muri theology, nize ahantu hitwa kuri ETS i Burundi. Ndangiza bankoresha examen ku modoka ntoya nari narize biriya binini bikururana. Hanyuma ndatsa akamodoka, numva ikibazo gifite, ndakuramo igitambaro barashize ahantu, ndongera ndayatsa irazima. Ndatsa kanyenyenyenye wapiranga. Hari umuprofeseri umuzungu aho mu Birigi n'undi n'abirabura babiri, umwe w'umunyarwanda w'umufurera n'undi musore w'umurundi. Nangira kuvuga ibifaransa birebire, nturabona en fait tu vois umuzungu ati genda umukiriya imodoka mfiriho mu ishyamba, ndashaka imodoka ko yakareka kunsobanura ibifaransa birebire. Sanga nta mpuhwe z'uyu muzungu, nibuka ko mfite Imana, mitanshira ikiganza kuri moteri, ni Yesu, 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 ndayidemariraaka yatse. Jesi namenye ibibaye, barambwira ngo uratsinze taha. Njya kuvanamo salopeti, ngiye kuyivanamo wa musore wo murundi umwe mutoya anyiruka inyuma ngo Edmond ntiwimeshe. Ndahagarara ngo reka nkubwire ikintu kimwe, twaguteza ibintu bibiri, kimwe wagikoze ikindi kikoze. Icyo nakoze ni iki? Ati twe twashize igitambara hejuru ya carbureteur wakivanyemo. Ati twe twafunze n'inzira ya essence, imodoka yatse nta essence. Reka mbabwire, Yesu Kristo uko yararejo niko ari none, niko azahora iteka ryose. Nimumwemerera, abantu ntibongera kubaza ngo hari abantu barasakuza akora iki. Bazajya bavuga ngo hari ibintu birakoreka, hari ibintu birakoreka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nabonye Imana, nabonye Imana. Mugumane kwizera. Mu Baheburayo 4 Bibiliya avuga ngo Baheburayo 4 aravuga ngo mugire umwete wo kwinjira mu buruhukiro, ngo ntimube nka babandi Imana yarahiranye uburakari ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Bazize iki? Ngo kuko ubutumwa bumvise ni nk'ubwo natwe twumvise, ngo ariko bo ntibabuvanga. Hadusomere Baheburayo 4. Haleluya. Musome Bibiliya ndabingize. Kwizera kuzanwa no kumva. Musome Bibiliya, musome Bibiliya, musome Bibiliya. Ndabashishikariza gusoma Bibiliya. Ubuho zaraje no matelefone, musome Bibiliya, musome Bibiliya bizabafasha. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Soma Baheburayo 4 kuva ku murongo wa mbere. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, haracyariho isezerano ryo kwinjira. Mbwira umvanti, haracyariho isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro. Turajya kubwira abandi uburuhukiro natwe tutabwemera. Tugende twizeye. Haleluya. Ndavuze ngo tugende twizeye. Felicitation kubwo abantu bakijijwe. Ndibuka muri 1992 ndi ku ishuri rya Bibiliya, abagiye kubwiriza bazaduha ubuhamya.
twakoraga ibintu abazungu urumva barashakisha bakajya ahantu nk'ariya muri iyo bice byo kwa Makuza bagashyiraho indirimbo bakagira ibintu bya komedi abantu bakarangara. Mu gihe barangariye umuririmbyi abanyeshuri n'abandi baba bari aho ngaho babwiriza unyuraho ugiye muri shopping, unyuraho agiye muri banki bamubwiriza. Umusore umwe yegera umumama umwe ajya kumubwira ibya Yesu. Umumama ngo mve imbere wa musazi we, mwabuze ibyo mukora, mwabuze akazi, mwirirwa musakoza gusaba imihanda. Wa mama arakomeza agenda, wa musore amujya inyuma. Atariko uwo wanze kumva ashobora kugukiriza uriya mwana asize mu rugo arwaye. Wa mama wihuta agahita arahagarara, wabibwiwe n'iki? Ati wabimbwiye arashaka umukiza. Amubwira amakuru y'umwana we, yakira na Yesu. Haleluya, oh haleluya, muzahabwa imbaraga. Oh haleluya, niwizere imbaraga z'Imana zirakora ibintu. Abantu baze kuri Yesu biruka, reka kujya mu bintu birebire bya filosofi. Mwizere. Dusomere Abaheburayo kane umurongo wa mbere ukomeza. Uko rero ubw'isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, ko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Mu Kirundi bavuga ngo ko batarivanze no kwizera, bituma Imana ivuga gute? Soma, komeza dusome. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Iyo wizeye winjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ntibazinjira. aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko ari aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjira no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu munsi. Imana yongera gutoranya umunsi ariho ryari? Ari uyu munsi. Uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntibajyaga kuvuga iby'undi munsi, hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro kubw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Bubikiwe bande? Abantu b'Imana. Mbwira umva nti hari uburuhukiro bw'isabato bikiwe. Ariko abantu baraba uburuhukiro bw'isabato ntiburyohewe. Reka nkubwire isabato, igihe habaga hari isabato bagiye gutora manu kubera ejo batazagenda ku isabato, ka gatebo yajyanaga kabagamo inshuro ebyiri. N'uwambere n'izanyu murazikomeraho. Mbwira umva nti ngize uriya mugabo, vuga amen yawe cyangwa uyintize. Haleluya. Iyo Imana yabaga ibizi ko ari buruhuke, nimba yajyanye igitunga cyavomaga ibiro 5 bya manu ikabagaburira ikarara ishize, kubera isabato bya biro 5 byahindukaga 10. N'igihe cya yubire yarabuze ngo nimwibaza muti igihe isi yacu izabiruhutse tudahinga bizagenda gute? Ngo ku mwaka wa 6, ngiye kubivuga iby'umwaka wa 6, ngo ku mwaka wa 6 nzabaha gusarura inshuro 3. Umushumba ntari wa kunyumva, ntabwo uri kunyumva. Ane prophetique umwaka wa 6 ni umwaka wo kuruhuka. Umwaka wa 7 nibwo baruhukaga, ariko umwaka wa 6 bahitaga basarura. Nimba bateye ibiro 10 ukabasaruraga ibiro 20. Ku mwaka wa 6 wasaruraga inshuro 3, wasaruraga ibiro 60 bikubeshaho. Muri uyo mwaka n'umwaka wo kuruhuka wa 7 n'umwaka wa 8 igihe uzongera guhinga utarasarura. Haleluya. Reka nibwirira mama ari hano niwe numvise avuga haleluya, niwe bazi cyari cyo guhaha.
mwebwe ntimubyumva, sinzi ko murabyumva. Ndavuze ngo nuko rero hariho uburuhukiro biki abantu b'Imana, hariho uburuhukiro biki abantu b'Imana. Ikindi ndavuga ni Imana ishaka ko mujyana, nicyo yashakaga muri Isirayeli. Iravuga ngo ni mwebwe nshaka ko muzagaragaza ishimwe ryanjye, abantu nibareba uko mubayeho wifuze gusa namwe. Hari isezerano ngira ngo ni muri Amosi cyangwa muri Mika sinibuka, aravuga ngo icyo gihe ngo abagabo 10 bazafata ku mwitero w'Umuyuda bamubwira ngo tujyane iwanyu. Oh haleluya, kuko bazaba babonye ikintu Imana yakoze muri bo. Kwizera niko kwatumye Rusi areba Naomi, agakecuru kamaze gupfusha umugabo, kagapfusha abahungu, kari mu mahanga, gasigaye gutyo ariko gafite amatwi yumva iwabo, ngo yumva ko Uwiteka agendera abantu babo. Aravuga ati nimusigare hano ndagiye. Rusi aramubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa. Haleluya. Urashaka gukurura abantu mu murimo, gumana kwizera. Oh haleluya, oh haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira z'umuntu iyo zinejeje Uwiteka bituma n'abanzi be buzura nawe. Ntushobora kunezeza Uwiteka udafite kwizera. Iyi niyo tiyo ituma ukunda abandi, iyi niyo tiyo ituma ushobora no gutanga, kuko ntuhangayitse, uratanga kubizi ngo urongera uhabwe. Haleluya, oh haleluya. Hari ubuhamya natanze ejo bundi ngira ngo ni muri women cyangwa he, hano barambwira ngo warasaze gusa. Muri 2009 naguze imodoka kuri murumuna wanjye hari Bujumbura, ngura ijipe ye miliyoni 10 zingahe, musigaramo miliyoni n'200,000. Arangira anyita papa Enoch, ati papa Enoch, ndabizi ko udacuruza, aho uzayabonera uzayama. Hashize iminsi mike numva araje arandodoreyeho, murabizi Bujumbura arashyuha, dufata ka sieste, usanga ndaruhutse mu masaha 9. Arambwira ati mbabare kugukangura ariko ndaremerewe, hari abantu ufite amafaranga ariho aranyicuza, areba umuntu nawe wayaka umfashe n'ukuri. Nice ndamurira nibuka ukuntu Petero yaje yiruka kwa Yesu, ambwira ati barashaka umusoro. Yesu ati manuka hariya ku nyanja, ifi ya mbere uyifate uyivane mu ifaranga uyishyure umusoro. Numva ngo icyatumye mutuma ku nyanja nuko haba harimo ifi. Uyu mwana akeneye amafaranga muri banki, nazo dufite imodoka, ati tujye kuri banki, ariko nta gihe mfite kuri konte, ntabyo namubwiye, ariko amafaranga aryamye muri banki. Twinjira mu modoka turagenda, ariko niyihe banki twinjiramo simbizi. Turagenda tuzunguruka rompo ya Novotel hari Bujumbura abayizi mu mujyi rwagati. Ati papa Enoch turi mu biki? Nindo ndashaka ahantu hari banki, hari intebe, ndashaka gusanura nicara. Hari branch aho ngaho hafi, turinjira nsanga baheruka kuhashyira agasaro VIP, turicara. Manager arambwira ati icyo nagufasha pastor? Ntoya, hari ibintu ntegereje nanyene gusanura nicara. Antizaho nicara, turicara iminota 10, 20, 30, 40. Murumuna wanjye arandeba nanjye ndamureba. Ku munota 45 hinjira umupapa araza asengera iwacu, araretira amafaranga y'ibinoti byinshi, arasohoka aragenda. Ageze nkari ambona mu kirahuri hari, arakataragaruka araza. Abana bo mu mujyi, pastor uko hapa? Niko hapa wana. Ngo Imana imbabare, ejo numvise nakuhesha umugisha, akazi karantwara umbabarire. Atarangiza phrase abarunamye, akora mu isakoshi, akuramo miliyoni n'200,000. Miliyoni 1,200,000, apana miliyoni 500,000, apana miliyoni 250,000, kuko niko afungwa. Miliyoni 200,000. Ntacyo twavuganye, ntiyarazi ko ndaho ngaho. Nta ni telefone nari mfite muri uwo mwanya. Namwe ntimpera uwo musore, arayamuhanda musengera arigendera. Mbona muri umuntu wanjye amarira mu maso. Nini tugende, usa amafaranga washakaga. Turagenda tugize mu modoka, yanga kwatsa imodoka. Papa Enoch ndashaka kumenya ibanga ryawe.
ntabwo wari uzi banki ujyamo, nta mafaranga wasabye, uriya muntu ntiwamutelefone, ntabwo yari azi ko uri ahangaha, nakurebye nta muntu watelefonye. Ni gute uriya muntu yaje akabimenya agaguha amafaranga ayo nyine? Ndamubwira nti ibanga ryanjye riroroshye. Ati nirihe? Nize kuba nk'umwana muto. Torero ry'Imana, nimwizera Imana nk'abana bato, ibintu biri buhinduke mu miryango yacu. Ikibazo waratureba ukuntu duhangayitse hanze mu isi, akabati genda nawe wipfire nabi, Imana niguta. Abantu nahaga ikirahuri, madamu yararwaye, muvuza kubera nta assurance twari dufite, muvuza hafi ibihumbi 70 by'amadolari. Yacitse akantu bita tendon d'Achille, nta deni twafashe. Abo bantu b'impunzi b'abakene twaraje ku bitaro byacu niki, niwe wagira cyakampa 5,000. Undi akantelefona ari mu muhanda ngo umwuka yarantegetse 1,000, simuzi. Umupastor umwe arahaguruka ararira, pastor agiye ntabwo nzi. Arubwo twari hari yakungagara, ndazandirira pastor Ruben mubwira ko abana bamfireho n'inzara. Numva telefone umuntu witwa Edmond aravuga ngo baha imifuko 20 y'umuceri. Pastor ntabwo bizi wowe, murabanyamugisha, mureke kwiganyira. Iyo mvuga gutyo abantu bazi ko mfite amazu muri buri quartier yose y'u Burundi. Nta nzu mfite, nasize itorero ringuriye parcelle, nta nzu ndagura kugera ubu, ariko ntushobora kunsuzugura. Ntabwo ibintu ari byo bikugize. Oya, ntihazagira umuntu gusuzugura ufite Kristo muri wowe, ufite imbaraga zigukoreramo, imbaraga zigukoreramo. Ndibuka mfunze 2003, umupolisi umwe aransuzugura, aguma ngaraguza agati antuka, undi arimo kumbaza, uw'iruhande nawe aguma antuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twubaha abadutegeka n'ibyo abayobozi tububahe, ariko uyu nguyu ndumva arenze. Ndamuhindukirira, ndamubwira iyo umenya umugisha mfite, ntabwo ari kuntukana, ari kugusengera ibibazo byawe byo mu rugo bigakira. Ahita nasubiye kuvuga, yari afite ikibazo n'umugore we. Si uko uri muri gereza ushobora gusuzugurwa, si uko wambaye ipantaro imwe ushobora gusuzugurwa. Ufite Kristo, oh haleluya, oh haleluya. Wa mukobwa we ntihagire umuntu agusuzugura, wa muhungu we ntihagire umuntu ugusuzugura. Pawulo abwira Timoteyo ngo ntihagire ugusuzugura ubusore bwawe. Oh haleluya, mubiri wa Kristo ntihagire ubasuzugura. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Nakiri umukozi w'Imana yitwa Dr. Miles Munro, avuye i Burundi amaze nk'icyumweru gutyo, yitaba Imana mu mpanuka y'indege n'umugore we. Uwo mugabo yaje i Burundi, Imana iranyobora mu kwizera, nkoresha umwana mu rindi torero kumbera event manager. Uwayoboye igiterane ni Adeje wa KCB i Burundi, umunyakenyakazi w'umurokore. Abagurishaga amatike ni bamwe mu bantu bagiye kumfungisha batazi ko ari iki. Tugeze mu giterane, wa muyobozi wa gahunda, wa mudamu aravuga ngo ibi bintu byose mureba, the man behind this, umuntu uri inyuma y'ibi ni Pastor Edmond. Harimo umugabo umwe wanyangaga bibi kandi yitwa ngo mwene data, ariko yagurishije amatike y'igiterane, yarakoze ubwuzuzanye, bwarakoze kandi atazi ko ryari haruzuza. Ntabwo ari ngombwa ngo bahuze nawe, niwizera baragukorera. Arikanga ngo ngo yampaye inka, ngo wa mugabo ntituzamukira, ngo niwe yateguye ibi byose. Niwizera Imana izaguha ubwenge, ntuzagomba kujya mu bya politike zo gutegana imitego. Stand as a family. Imana yashaka umuryango w'abizera, turi umuryango w'abizera.
mugire bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Nje kukubwira ngo ubwo uri mu nzu y'abizera bazakugirira neza bakuzi batakuzi. Ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Ari umumama umwe wanyumvise gutyo mu mucikacumu wa jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Aranyumva ibyo bisazi mvuga byo kwizera, asengera muri ADPR. Genda afite murumuna ugiye gushaka, nta famiye afite ibafasha. Gitondo kimwe bacangana icyo bibazo twakora, arahaguruka aravuga ati ngiye gukora bya bintu bya Edmond. Amanuka ku isoko ya Nyarugenge hari, agenda yambaye igikanzu kinini, nako igikanzu gifite ibifuka binini. Ukati nanjye ndamafaranga ndayatahana aho kuriya mugabo yatahanye. Haleluya. Reka mbabwire, genda ubipime, genda ubipime. Ibyo ngiye mukora namwe mwaripimye. Izo nsokozo mugira mwazibonye ku bandi, iyo misokoreze mwayibonye ku bandi, ayo mapantaro ameze ukuntu mwayibonye ku yandi. N'ukwizera mukubone ku bandi mukwigana. Hari umugabo wa Nyespiyo w'Umunyanigeriya yapfuye muri 1997 witwa Benson Dawsa, Archbishop Benson Dawsa. Yagiye akora ibintu by'ibisazi. Rimwe yagiye gufata indege, yari ku byo bita waiting list. Hari ubwo abantu baba benshi bakarenza, so abantu ntihagira usiba, nawe bamushyira kuri waiting list. Aragenda ajya ku kibuga cy'indege kuri liste gutegereza. Indege irahaguruka iragenda iramusiga. Arayireba ati muri ndege ndahamya ko harimo abantu bagiye muri fraude, batagiye kubwiriza ubutumwa bwiza nkanjye. Kubera ibyo irakata igaruke. Baramureba baraseka, bagiye kubona aho indege irakasira agarutse. Hari umumama utwite yafashwe n'ibise abyarira mu ndege, bamuvanamo. Benson abonye umwanya yinjira mu ndege. Haleluya. Uwo mumama nawe muri ADPR agenda yicara kuri bekari mu isoko ya Nyarugenge. Aricara, mwene data umwe w'umugabo umupapa aramubona ati yewe kandi mufite mariage. Amukubita 100,000 ati shiramo hano. Ahita aguma ati ko bya bintu bikoze simva hangaha. Aguma atega umufuka, abantu baza bagira ngo babwiranye ko ari hari. Aguma atega aramanuka inzira yose. Duhurira ahantu hari couple narinzi kwiza hangaha babyaye nyuma y'imyaka 15. Sinzi ko Bienvenue na Joel babashe kuza, bavivante bagomba kuza bicaye ntibabashe kuza. Jimmy Yesu aguha umugisha. Bari bafite ni association y'abantu batinze kubona urubyaro magana nkangahe. Hanyuma ninjiye ahantu bakoze fete y'uwo mwana wavutse. Ninjiye wa mumama numva atanye kuncokoza ngo l'homme de foi. Ni ibiki wowe? Ngo reka ngo ubuhamya pastor, bya bintu bya birakora. Ambwira ubuhamya, nkwifurije ko nawe biri bukore. Byandukire n'abandi, mwuzuzanye, muhindure communauté yanyu. Haleluya. Muhindure communauté yanyu. Ibi twabyinjije mu bana. Ndibuka umwana wa Pasteur ngira ngo ni kariya kabasobanuriraga kitwa Agape. Kariya twohereje a pastor muri Israel. Kabona umukobwa umwe witwa yarashatse ngo ujya muri Israel yitwa nde? Madame Jeannette. Yaje Bujumbura ashyira kwa Pasteur Ibe. Akana kaguma kumva ukuntu aganira n'abantu. Karamaza ngo byose kujya muri senangaye ngo na $200 200. Karagenda gakata impapuro 20 mu ikaye. Karamuzana ati ngiti cyangiye kujya muri Israel. Umukobwa ararira, yarakira umukobwa yamaze gushaka ubungubu. Ararira avuga na shebuja wa mu Israel ahangaha. Aramaza ati meze gute? Ati ndabona abakiriya n'iki atari ko hari umwana umwe wantushije. Aramubwira ibyo yakoze, amwe ati umwana nzamwishurira. Agape yagiye mu Bwisirayeli. Kwizera kurakora no mu bana bato. Mukwinjize mu bana banyu. Mwebwe insinga zamaze gukoranaho ntibyinjira. Mubyinjize mu bana banyu. Mubyinjize mu bana banyu.
murebe ukuntu ibintu bihinduka, murebe ukuntu ibintu bihinduka. Nabaha ubuhamya bw'abana banjye, nabaha ubuhamya bw'abantu. Oh haleluya. Icyana cya murumuna wanjye kiri Canada, babaga hariya bajyaga bazi Bujumbura kudusura muri vakanse. Rimwe kiranyumva gifite nk'imyaka 5 gutyo 6, kibebe kizi kibacu cy'igihungu. Kiraza nduhutse mvuye kubwiriza nambaye kirote muri saro, kiraza gipfukama hagati y'amaguru yanjye, papa endoke numvise uvuga ngo Yesu arakiza. Sengera nanjye njye gato.